Jeannette na Mediatrice ni bamwe mu batuye mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango bagaragaza uruhare rwabo mu gufasha igihugu kugera ku ntego cyihaye yo guhashya indwara kandi ngo birashoboka. Hakozwe kugira ubwiherero bwujuje ibyangombwa, gukaraba intoki igihe cyose umuntu akoze umwanda abasha gutuma arwara inzoka, nko gukaraba ugiye konsa umwana cyangwa se ugakaraba ugiye kurya, ukagira ubwiherero bwiza bupfundikiye, busakaye, bukurungiye. Indwara zititaweho tubona ni ibijyanye n'imbwa zitera ibisazi. Akenshi tubwira abana ati mujye mwirinda kugenda ku musozi, cyane cyane mu gihe ahantu hari ibihuru, cyangwa se tukababwira ko bagomba kubyirinda bitewe n'uko imbwa ibariye tutamenya n'igihe yabariye ngo tubajyane kwa muganga igihe ya masaha yabugenewe atararenga. Ibitandukanye n'ibyo ariko hari abakigaragaza ko kugira isuku bigoye, yemwe ngo bisaba amafaranga nk'uko Damascene utuye muri Ruhango abivuga, bigashimangirwa n'urwego rushinzwe kwita ku buzima RBC ruvuga ko abenshi mu bibasirwa n'izi ndwara ari imiryango isa naho itifashije. Mu buzima kutworohera byazamwo ubifatanyijemo n'Imana. Harimo mu buzima mu giturage rero ubona bitutwa amafaranga menshi. Kugira ubwiherero udafite amafaranga ntabwo wagira isuku isesuye. Gusa ibi ni ibitavugwaho rumwe na Mukangenza Alphonsine, umuyobozi w'akarere ka Ruhango wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, aho agaragaza ko urwego akarere ka Ruhango kariho mu bijyanye n'isuku n'isukura ndetse n'aho ariho hose ntaho bihuriye no kugorwa nayo. Abaturage bacu navuga ko kugeza ubu bamaze kumenya uko izi ndwara zandura ndetse bazi n'uko zirindwa, bazi neza n'uko babigenza mu gihe bafashwe n'iyo ndwara. Kugeza ubu rero akarere ka Ruhango abagatuye nta mbogamizi bafite, uretse ko tutavuga ngo turekeyeho ubukangurambaga buzakomeza, kuko nk'uko mwabibonye dufitemo n'abana b'abanyeshuri, uko bagenda bakura bagomba kugenda bamenyerwa ubumenyi bwo kwirinda izo ndwara. Nta mbogamizi rero idasanzwe kuko tuba turafatanya n'abaturage bacu. Dufite uburyo duhuramo n'abaturage bacu, uburyo buri wese nk'uko mwabibonye, iyo uvuze ngo Ruhango aragusubiza ngo ikeye, wavuga uti umudugudu wacu agusubiza ati umudugudu ukeye, imyumvire hejuru, umuturage ku isonga. Izo concept rero zose ni concept zigisha abaturage kandi ibyo tubigisha ni isuku irimo. Ingamba rero y'uko umuturage agomba kumenya isuku nta kindi, ni uguhora umwigisha, ni uguhora umuri hafi, ni uguhora umubwira uti iki ni kibi, iki ni cyiza, kandi izo ngamba tuzirimo turazizeye. Dr Mukagatare Isabelle uhagarariye ishami rya serivisi z'ubuzima mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC arihanangiriza abavuga ko kwimakaza isuku bigihenze, ndetse akibutsa ko ari bo bafatanyabikorwa bibanze mu kurandura indwara zititaweho. Indwara zititaweho muri rusange, hari indwara zitandukanye. Kambaye nk'urugero, hari nk'iyo twamaze guhashya, indwara y'umusinziro, hakaba indwara inzoka zo mu nda. Nk'uko twabibabwiye, twavuye kuri 66% kugera kuri 39%. Ubwo murumva ko hari aho twabigejeje. Ikirushijeho ni uko twihaye intego ko mu mwaka wa 2030 ko zaba twamaze guhashya izo ndwara zititaweho nk'uko twari twabivuze mu kanya. Ruhango hari aho tugejeje duhashya izo ndwara, nka ziriya ndwara itera ya Belarizioze, hari aho twagejeje. Ubwo rero tugashaka kugira ngo tugire ubukangurambaga kugira ngo tuyihashye burundu iveho. Si ukuvuga ngo ufite imibare myinshi cyane irenze, ariko hari aho tugejeje kugira ngo tuyihashye burundu, tubere n'urugero utundi turere twaba dufite ibyo bibazo. Abaturage bafite uruhare runini cyane mu guhashya izi ndwara. Murabizi ingamba dushyiraho zose, nka leta dushyiraho ingamba tugafatanya n'abafatanyabikorwa, ariko umuturage aba ari ku isonga, kuko ataje ngo ashyire mu bikorwa nka ziriya gahunda z'isuku n'isukura, n'ubundi ntacyo twaba turiho dukora. Zimwe mu ndwara u Rwanda rwashoboye kurandura harimo iyo gusinzira n'inzoka zo mu nda ruva kuri 66 rugera kuri 39%, bitanga icyizere ko n'izindi bitarenze mu mwaka wa 2030 zizaba zitakigaragara. Nge ndi Daniel Niyonkuru, Radio Guka mu karere ka Ruhango.